turongeye nanone tubahaye ikaze iwacu ku Mutagara KTV. Iki ngiki ni igice cya kabiri, ikiganiro cya kabiri cyabanjirije icya mbere cyabanjirije iki, ngira ngo mwaragikurikiye kandi mwarishimye. Twari twavuze urugendo rw'umutaramyi wacu Kavuna, umubyeyi dukunda kandi cyane, umubyeyi ufite amateka akomeye cyane mu ruhando rw'amatorero, umubyeyi wahamirije, umubyeyi waririmbye, wahereye muri 80 na aririmba mu rukerereza kugeza amagengo ya turi 2025. Urumva ko hashize imyaka myinshi cyane. Hari abari bataravuka, yewe hari n'abo ababyeyi babo bari bataravuka. Twavuze ku mateka ye, tuvuga urugendo rwe uko yinjiye mu rukerereza, tuganira amwe mu mateka y'indirimbo yadusangije, kandi n'uyu munsi nanone turakomeza tuganire. Ndagira ngo nanone twongere tumwakire Kavu. Twari twagarukiye aho waguze nka, aho watangiye noneho kwinjira mu rukerereza, uwo muyobozi uraririmba, abari ufata mikoro uba ku mukondo w'itorero. Nuko ukomerezaho. Ni uwuhe muhanzi cyangwa umuririmbyi wafatwaga nk'icyitegererezo muri icyo gihe cy'ikiragano cyanyu? Abantu mwafataga nk'abasitari b'abaririmbyi mu matorero cyangwa n'abahamiriza? Mu matorero Bwanakweli yararimo, ubu haba mu guhamiriza no kuririmba. Mu guhamiriza muri akaba Nsengiyumva Masango, niwe yari umuhanga cyane mu bantu bahamirizaga. N'uwo bitaga Gasimba, n'uwo bitaga Ruyonza. Abahanga cyane bari abahanga bo ku mukondo bayoboraga abandi, bari abo ngabo. Hari abo ugenda wibuka wavuga uti uyu nguyu yabaga muri aka gace, wenda yavugaga i Buganza, uyu nguyu yavugaga i Burera, uyu nguyu yari Mugoyi niho yabaga, uyu nguyu wenda yari uw'i Bwanacyambwe cyangwa uw'i Nyanza, ku buryo ushobora kuvuga utaba bari umwihariko ariko bavukaga aha? Nk'uwo nguwo Nsengiyumva yari umunyamasango, we na Gasimba na Ruyonza. Harya Masango ubwo mu kahe karere? Hariya hose Gitarama, hose ari muri Gitarama hari. Nibo bari abahanga mu guhamiriza mu itorero ry'igihugu. Hagakurikiraho witwaga Harerimana wo ku Gisenyi. Yarazwi nko mu ndirimbo cyangwa yarahamirizaga? Yarahamirizaga, mu bantu bahamirizaga. Mu ntore nibo twakundaga kuvuga. Umuntu noneho muri icyo gihe wari waratangiye gufata mikoro, mwarushanwaga cyane, ukavuga uti uyu munsi nubwo turi mu mwitozo ariko ndebye nabi yampiga? Bari benshi bandushaga. Hari uwitwaga, baravuga indimwe ari batatu, babiri, abadamu babiri bavuga indimwe, mbo na musaza wabo ari wowe nguwo Maso Kubona. Maso Kubona yavukaga he? I Nyanza, hariya ku Mugonzi. Na mushiki we witaga Nyirabenda, n'uwo bita Nyiraminani, ariko nabo baje kwitaba Imana nyuma. Ntabwo nta miryango yabo abana babo se ku buryo bashobora kuba wenda nabo barakurikije iby'ababyeyi? Barimo, barahari. Bande? Barahari ba Jeannette. Jeannette wa umushiti wanjye w'Inyanza? Burya ni hakomoka. Akomoka kwa ise wa Jeannette. Ni abakomoka kwa Maso Kubona. Burya n'umwuzukuru wa Maso Kubona. Reka twongere dutaramira abanyarwanda, tubakire nanone, dushakire indirimbo nziza cyane, dutaramira abanyarwanda n'ubundi batura umuhogo wawe rwose bawumve, cyane ko n'ubundi batangiye kugushima kandi bitarabaho. Bahoraga bakunyishyuza bati wazatuzaniye umusaza witwa Kavuna. Wumva? Kubera kuba kure niyo mpamvu kujya kugenda ugasanga ni ikibazo. Ye murare we, yemwe naho baba iyombe muzana ye, nabanje nyiricumu ryaje rirangamiye kunesha murare we, yemwe naho baba iyombe muzana ye, nabanje baza batsinda barusakira imanya yemwe murare we, yemwe naho baba iyombe muzana
dore ngo nyiricumu ryaje rirangamiye kunesha narakarigerekaho inkwaya ye mwe murare we yemwe nawe baba iyombe muzana iyi muzana yo iyi muzana ni yari mushiki wa muzana yari mushiki wa nawe yari umuririmbyi oya yari umwami umwamikazi yari yavaga indimwe na Ruganzu yabukanaga na Ruganzu niwe noneho ngo baje kugira ikibazo barangije noneho umugabo wa Nyirasenge umugabo wa Nyabunyana yitwaga Gititi Gicuzi noneho ngo yaje gutera amahane na Ruganzu bukeye noneho aza gutera iwabo wa Ruganzu asanga ntibahari baragiye asangayo abakobwa ahita ahasenya atwara muzana atwara murukuru we bitaga Nyirarwishyushya ahatwara n'inka arazinyaga Ruganzu uwo Gititi Gicuzi ahita abajyana amaze kubajyana bukeye Ruganzu agarutse n'ingabo zasanga iwabo barahashenye ibintu byose babimaze umugabo wa Nyirasenge yaramuteye noneho baza guperereza baperereje baza kumenya ko aribo bahashenye ariko baza kumenya ko na muzana bamushimusa ari bari bo noneho kujya kubaterera kugira ngo bamutware baragiye baratera barabanza bagaba igitero bamaze kugaba igitero bageze hafi noneho babura ukuntu baza kumukuramo kubera ko ngo bari baramushyize mu gikari bashyira n'abarinzi ku buryo atajya areba no hanze kugira ngo atazamenya inzira yamuzanye noneho barangije baturuka ku irembo hirya babyina noneho bakabyina bahamagaramo muzana bamubwira ngo niyiyombe kwiyomba rero ni ukwihisha akagenda batabizi kubera ko abandi batari bazi ikinyarwanda neza bavuga ye murare we ubwo baraye bazi baje kumutwara yemwe naho baba iyombe muzana yiyombe yihishe agende nabona ishyano ryatakaye abacemo noneho baratangira kugeranwa batangiye kugeranwa noneho bageranwa bageze mu rugo muzana aza yirukanka ntawe uri mu musubizeyo none kuko abandi baravugaga bati aba bari mu rugo ntago bari butinyuka gusohoka bareba ingabo hirya hariya noneho baje birukanka banazinyuramo abandi ko bazinyuzemo bo ntibabafate no kubera bazana biruka kandi baje basanga ingabo z'iwabo nabo bandi bati ntuze kuki bariyo batabafashe reka natwe tugende ntibadufata bageze bahita babafatira aho ngaho babasubizayo abandi barataha ariko nk'aya mateka y'izindi ndirimbo mwayakuraga he habaga hari abandi bakuze nk'amwe habaga hari abandi bakuze bagendaga bahanuza bakabaganiriza bagendaga babitubwiraho ubuse nk'iyi ndirimbo ninde uba warabigishije mu rukerereza iyo ndirimbo nayisanze yo rwose imaze n'igihe hari uwitwaga Kayitane Buseruka nawe ishobora kuba yaratuye hano za Kibungo noneho yaratuye kuko yajyaga atubwira ngo iyo ageze i Kigali ngo arongera agatega ubwo urumva ko rero yategaga kandi atubwira mu byo mu Mutara ubwo ushobora gusanga yarabaga za Gatsibo kuko naho habaga abantu babahanga cyane ubu ngubu dufite Masamba niwe uhagarariye urukerereza ni coach mukuru Muyango nawe yabaye coach Rugano nawe yabaye coach n'abandi bagiye babanziriza mu kiragano cyanyu muri iyo myaka uretse ko wenda wowe nabo ngabo bakubereye abayobozi mu rukerereza ni bande wibuka babaye abayobozi mu rukerereza guhera nko muri 1984 winjira mu rukerereza kugeza wenda kikiragano cyaba Rugano kuva muri 1984 n'uwitwaga Nkurikinka Yohani niwe wakoresha ku rukerereza kugeza
kugeza hari 98 bishoboka ko ari 98 97 gutyo oya no 8 hakurikirwa nande 98 ugasigaye twazaga baduhamagara tubonamo abandi bayobozi benshi harimo nigeze kubona ba Protazi Murayire bari basigaye bagenda bahindurana bagendaga ugasanga wenda ntabwo hariho umuntu uhoraho ugasanga abitwaga bamubumbye abitwaga twayoborwaga n'abantu benshi ku buryo bahinduranyaga buri kanya icyiciro cya mbere abayoboye uyu munsi ejo wagaruka ugasanga ntabwo ari bugasanga hajemo abandi kubera ko ubwo minisiteri yari itangiye kubyiharira ariyo ibikora abo bantu se babayoboraga nibura babaga bari intore zahamirijeho mu matorero cyangwa no kubera ko babaga bafite ubumenyi ari abantu bize abenshi kireka Murayire nibo nabonaga ahamiriza ubwo abandi baje kuba bamasamba ba Muyango abandi ubundi abangaba ab'intore n'abangaba ba Masamba na ba Muyango naho abandi ba mbere bose nta sinzi nari ntarabona aho babikora unyemerere turimo kuganiriza nk'umunyamateka ku matorero umbwire nk'abantu nka babiri b'abagabo wibuka baririmbaga neza kurusha abandi umbwire abantu babiri b'abagabo kuri ubu ngubu ubwo babiri mvuga ni abakera unambwire n'abandi babiri kuri ubu ngubu uzi uvuga utaba abana n'ibihanganye ushobora kuba ari abagabo ariko batagejeje imyaka nk'iyawe ariko amatorero baririmbye hafi ya bose urabazi mbwira uti aba bagabo kera bari akataraboneka unambwira uti ubu ngubu amatorero rwose abaririmbye abangaba ni akataraboneka ubu ngubu barimo benshi harimo ba Nabayo Pole harimo ba Ntakirutimana harimo ba Karori harimo ubu abana benshi bagiye bakunda kuririmba ubu ni benshi cyane ni benshi cyane bagushaka cyane nk'umuntu wibuka ukavuga uti niyo waba uryamye ushobora no kurota ukavuga uti yari igitangaza cy'Imana kera hari uwitwaga Rubangisa twamwitaga Serushagasha Serushagasha Rubangisa yarazi kuririmba cyane cyane n'uwo twitaga Kanamugire iyo baza kuba bari nko usibye ko Kanamugire wowe ngo yitabye Imana ariko nko Serushagasha ngo yagiye hanze ariko iyo abari nk'ubu akirina nta muntu wamurusha barakurutaga cyangwa barabarutaga narabarutaga ubwo ni ukuvuga ngo n'ubundi basa nk'aho bakiri batungu narabarutaga turamusohoje iki kiganiro nikimugwaho wasanga dukurikira tutanabizi ariko nyamuneka turagusuze Serushagasha Rubangisa cyane turagusuhuje sinzi niba iryo zina bakwitaga utarurikumbuye ubu turarivuze hanyuma noneho mu bagore mu bari bazi kubyina kuririmba Foromina n'ubu arimo Foromina tuye irusatira harya hakurya y'iwacu n'ubu ariho aracyaririmba se ubu araririmba reka tuzamusure turamukeje cyane Foromina mwabanye mu rukerereza twabanye mu rukerereza kuva kera iyo myaka yose yararimo abitwa ba Felix Mugemana barahamirizaga ubuzima bw'intore muri icyo gihe ubona butandukaniye n'ubuzima bw'intore iz'iki gihe ko wowe ibyo biragano byose babibonyeho ubona ubuzima bwabo butandukaniye he intore zafatwaga zite muri icyo gihe cyangwa se abahamiriza ubwo nimvuga intore ni gakondo muri rusange mu gihe muri icyo gihe ndetse no mu gihe cy'ubu ngubu ubona bitandukaniye ukuntu bitandukanye muri iki gihe ni business urabona ko uwo ari we wese mbese ubu ngubu birasa naho byabaye ubucuruzi naho rero twebwe kera ibyo byo kuvuga ngo by'ubucuruzi nta nubwo ntabwo byari bizwi ni ukuvuga ngo gusa wavugaga uti ngiye kubyina ndetse hakaba n'igihe bashobora kuba bahamagara bati nimuze mubyine wareba abantu benshi bariteye babamana we baraseka we ukumva biteye isoni ukumva biteye ubwoba ukaba batinya kubikora ariko ubu ngubu rwose ni ibicuruzwa nk'ibindi nabonye ari ibicuruzwa nk'ibindi niho navuga ko aho bitandukaniye kuko ubu ntawe ugitinya kubivuga ntawe ugitinya kubibyina ibyo ari byo byose barabyina kandi ibyo ari byo byose bakaririmba kandi bakaririmba barabyina bakaririmba noneho bagahembwa yabikora bitari byo
apfa kuba akweretse ko gusa yabishakaga ukamuhemba. naho kera rero bagombaga kubanza kubyiga ukazanahembwa ariko wanabikoreye ubizi neza. waramaze kuba intoranywa. Ndagira ngo n'ubundi dusa nkaho turimo kuvuga ku buzima bw'intore mu gihe cy'ubu n'igihe cya kera. Mwafatwaga mute iyo mwabaga iwanyu mu gace aho umuntu atuye atari mu kigo cy'aho twahuriye, aho wabaga uri mu gace utuyemo rwose waba abantu bari aho ngaho babaga bakubashye bavuga bati uyu nguyu ni ikirenga yamaze kugera ahantu kure atugereraho tutagera. Noneho ahubwo n'ibyo atarazi tugiye kuzajya tubimubwira, noneho nitumubwira agenda tuvugire nk'aho ari twebwe turimo tubivuga. mwari mwarabaye ijisho rya rubanda, bakabidutuma ibyo tutamenye bakabitubwira, bamara kubitubwira tukazagenda tubivuga n'ibindi biturutse ahandi, gutyo tukagenda tubimenya. Noneho tukaba ari twe tuba intumwa arizo ziza kuvuga bya bindi. Ntawagiraga icyo amenya ngo agihishe ngo agihishe undi ashwi. Igihe cyarageze, amahano yabaye mu gihugu urayazi. Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 iraba kandi yangiza byinshi. Hari abuzi basize ubuzima bwabo bwagendeye aho ngaho nk'abande benshi cyane. Hari abo ngabo bakanamugire, hari abo ngabo ba Matiyasi, hari abo ngabo twitaga bandege, twari dufitemo n'amazina menshi tugenda twitwa, ugasanga bari benshi. Akazina kawe witwaga nde? Je n'iryo nirya Kavuna, ntabwo byanze kumva. Kavuna Myambi. Aze ni Kavuna Myambi. Ni Kavuna. Ariko nyine bakagerekaho ibyo bashaka bose. Kavuna Muheto, Kavuna Myambi, ibintu byose bazanye byose n'ibitabo. Inyemerera twongere dutore umuhogo abakurikiye Umutagara. Yitwa Kavuna, ni umutaramyi, ni umupapa ukuze, ngira ngo mwamubonye, ni umusaza, ni inshuti yacu cyane. Twaramutumiye, ava mu karere ka Nyanza i Busasamana, hakurya y'imisezero y'abami. Hariya rwose imushirarungu niho atuye, ariko araza i Kigali aravuga ati reka mbitabe bana banjye mbasigira umurage mbaganirizwa no ku mateka. Mwumvise ko hari indirimbo zimwe turirimba tutari tuzi icyo zivuze, ariko ndabwira ko hari icyo mwumvise. Reka twongere tubataramire ku yindi ndirimbo dukomeze tuganire. Urugendo ruhire ruhuriranye n'urukundo ye ugira iyobora yesi bayinore ubwo wihogora mugenzi wanjye iyo ngiyo twayihimbye tuva mu Bwongereza. Muhe mwaka? 1999. Ninde wayihimbye? Bwanakweli. Ariko Bwanakweli yari igitangaza cyane rwose. Nuko natubwiraga ko urugendo ruhuriranye n'urukundo. Ruhuriranye n'urukundo. Tugeze muri 1999, ariko nifuza kukubazaho gato. Twari tumaze kuganira kuri Jenoside yakorewe Abatutsi, ukuntu yashegeshe ibintu byinshi cyane. Tubura intore, tubura abaririmbyi, tubura abataramyi, tunihanganisha n'imiryango yabo. Ariko kandi abantu barongeye baravuka, amashami arongera arashibuka, urukerereza rurongera ruba urukerereza cyane byahamye. Ndagira ngo umbwire ukuntu mwongeye kwikusanya mukisanga mu rukerereza, byagenze bite? Ninde wakugezeho akavuga ati urukerereza rwongeye gukenera abataramyi? Byagenze bite mbese nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi urukerereza rwongeye guhura rute? Kavuna yongeye kugaruka mu rukerereza ahamagawe ati? Ubwo Jenoside imaze kurangira 97 hari umumajoro wari i Nyanza
niwe wavuze ati hano i Nyanza hahoze itorero, nta bantu baba wenda basigaye baba bariho ku buryo twababona noneho kubera ko icyo gihe ngo bari bafite ubukwe. Noneho hakaba n'uwitwa Zahara ari Mugandamure nawe yarakiriho. Ubwo arangije noneho ati ibyo ari byo byose ati nababona. Noneho arangije ubwo aratangira arahigahiga kutubona, rero urabona ntabwo byari byoroshye. Umwe yamukura nk'iriya, undi amukura nk'iriya, undi amukura nk'iriya, yamaze kubona nk'abantu bane. Ubwo niho ako kanya ubwo duhita dutangira noneho gutumanaho, aho uwo dutumyeho hakaba uwo dusanga yaragiye, tugasanga yarapfuye, ibintu nk'ibyo. Ubwo dukomeza kudutumanaho 96 97 twari tumaze gusa naho noneho tumaze kwegerana, ariko noneho bikatugora kugira ngo tujye kuba ahantu tutaha kure. Twaragendaga tukarara mu Rukari, ariko kugira ngo tugire icyo tubona wenda ku buryo twakwirwanaho, cyangwa se kugira ngo tubone icyo uko twategera abantu ngo batahe, bigasaba ko bishakira tike ibazana n'izabasubizayo. Ariko ubwo twabikoze nk'icyumweru kimwe, abantu bamaze kumenya ko abasigaye bongeye kugaruka. Ubwo noneho dutangira kubona abaza kudutumira ubukwe, ubwo dutangira gutyo. Noneho ubwo kugeza igihe bigeze no kuhamagara, ngo hari bigeze kuduhamagara bavuga ko badushakamo, batangiye gushaka itorero ry'igihugu. Noneho ubwo dutangira kwiyandikisha. Icyo gihe ubwo nta nubwo nanagiyeyo. Icyo gihe ubwo barangije bari bagiye bitwa Imparage. Noneho bagiye bitwa Imparage, bagezeyo sinzi igihugu bari bagiyemo. Noneho barabahakanira, barababwira bati ntabwo twatumiye Imparage, twatumiye Urukerereza. Ubwo baragaruka, bamaze kugaruka bati noneho rero niba badakinnye bati twatumiye Urukerereza, ntabwo twatumiye Imparage. Noneho barangije ubwo nibwo bagarutse, noneho bati noneho rero niba ari ibyo, mufate Urukerereza mu bari marimo mbere, mu bashakisha bakiriho, noneho dushyiremo n'abandi, noneho byibura dufatemo bimwe mu byo bakoraga n'ibyo natwe dukora, tubihuze, noneho tuzagenda twitwa izina rimwe. Noneho barangije ubwo baza mu Rukari, baratubajije uko bimeze, turabatekerereje. Barangije bati noneho rero mugomba kuduhamo abantu, n'abato. Icyo gihe twagiye turi 10. Noneho bagenda batwongeramo gutyo, ubwo tuba tuhuje n'abandi. Iyo uganije Jimmy Gatete cyangwa naho yicaye, Jimmy Gatete uramuzi? Ndamuzi. Ahantu aba yicaye aba yumva akavuga ati rwose, Cecile Kayirebwa ati rwose, Umuyango ati rwose, kuko yahagarariye igihugu. Ndagira ngo tubwire ahantu wahagarariye u Rwanda uri mu Rukerereza, ukavuga uti iri shema ni iryanjye, ukumva ufite ishema rwose ni iryanjye. Mu Butaliyani. Ubwo ni nk'umuhe mwaka? Mu Butaliyani batari muri 2001. Kubera iki? Kubera iki uhisemo mu Butaliyani? Iyo niyo misiyo nabonye nziza, ariyo nari mfitemo ingufu. Ni ukuvuga ngo impamvu mvuze ko ariyo niho nagiye numva mfitemo ingufu mu byo nkora, byo ndirimba nkumva mfitemo ingufu no kubibyaza umusaruro byo yego byarumvikanaga, ariko kubera ko ariko cyane mu byo nakoraga icyo gihe rwose niho nagiye numva mfite intege, mfite ingufu, mvuga ngo ndacyafite intege zo gukora ibi nibyo nkoze byose, nkumva nta kibazo mfitemo, nkumva mfitemo intege. Icyo gihe warishimye kandi n'ubundi mwahagara. Icyo gihe yari serukiramuco cyangwa n'amarushanwa? Yari amarushanwa. Muza n'igikombe tukizana. Ariko se ni iki mwitwazaga ko ahantu henshi mwagiye mwakunda kuzana ibikombe? Impamvu burya hari ubuhanga abanyarwanda bagira, ni ukuvuga ngo niba dushobora kugenda tugafata ibyacu tubyina, ibindi bihugu byose hari ibyo twe tubyina batazi badashobora, ariko twebwe ibyabo tukabyigana kandi tucyagera ako kanya tukaba twanabibarusha, tukabibarusha ari ibyabo, tugafata n'ibyacu tukabivanga.
ku buryo badashobora gushobora n'ibyacu ariko bakabona n'ibyabo turimo turabyigana tukabishobora kandi ibyacu bajyabananiye. hari nk'igihe mwigeze guserukira igihugu mugatsindwa wajyanye n'urukerereza ukicuza ukavuga uti iki nicyo cyabiteye kugira ngo dutsindwe? Oya, tumva ntabwo ahantu nagiye hose ndumva ntabwo mwatsinzwe, nta hantu twigeze tuza twimyoza. Oya, naho mwatsinzwe ntimwimyoza? nta naho nzi twigeze dutsinda. reka ni izina ry'Imana kuko twajyanye bose, kereka kubera ko wenda hari bafataga amakipe amwe n'amwe bagacamo wenda bagafata nk'ikipe ya imwe bakayohereza aha yindi ikajya indi ikajya indi ikajya, ariko aho wari uri ariko mu ikipe twajyanye zose ntabwo twigeze tuza twimyoza. mwabwiye Amavubi y'umupira se nawe bikagenda bite? ukunda umupira cyane. wambwiye ko muri za 80 na kangahe wategaga imodoka ukaza kureba Rayon Sport kuri stade akaba n'igihe tuza tugasanga umupira warangiye kuko imodoka zakererewe mu nzira kubera ubwinshi bwazo, izindi twanazibuze tukongera tugatega tugataha ariko twahageze. ubwo ntihari ababukiraga bakava i Nyanza n'amaguru bakaza i Kigali cyangwa bakaza ku magare? ku magare bo barazaga. ayiwe kavuna we barazaga. mukaza muje kureba umupira mukagera nijoro imodoka koko nizigenda zihagarara mu nzira twazaga muri ziriya modoka za Toyota twitendetse, uhubuka akagwa, uvunika agasigara aho ngaho bakategereza yenda iri bugaruke imucyura gusa. ndagira ngo kavu dusangize ikintu kibi wahuye nacyo mu rukerereza ukicuza. niyo utakwicuza ariko ukababara nyine, akantu kakubabaje, akantu amateka mabi yakubayeho mu rukerereza udashobora kwibagirwa wibuka ukimyoza mabi. Ndumva kuba n'abana nabo rwose ndumva nta kintu kibi numvaga twakoraga nose iyo twahuraga, usibye nko gwena nk'uko hari igihe twakoraga muri ibyo bihe byashize twakora yenda tugataha wenda bakavuga bati nimutahe muzahembwa ejo cyangwa ejo bundi, yenda ubwo tukaba rero dutaha twimyoza tuvuga ese ubu ngubu tutashye nta mafaranga ibintu nk'ibyo. ibyo urumva ko ntabwo byavuga ngo byaba babaje genyine. ntayo mwigeze gutegereza bikaba amahera nk'aya mahenda? irantuza iri abari bashyizeho ngo yitwa Kojade, twakoze niba hafi umwaka wose bigenda bityo ngo yaje guhomba Kojade, ngo yaje guhomba tutahiraho nyine ubwo yabaye ryari mu mwaka cyane muri 2000 na kangahera muri 2000 na kangahe base banayifunga ayo iriya yari imbere ya sitade twari tukozemo hafi nk'umwaka tutahiraho hafi ya twese baba data we bakatubwira bati amafaranga yanyu ari kuri Kojade, tugategereza kadata mugaheba tukongera bugakene tugategereza reka none baduhamagara tukagaruka twihuta none tuvuga tuti noneho ubu ngubu tuzahita tuyabonera rimwe rwose twanahagera tukumva turishimye mu gutaha ukaba ariho tugera tugasha banza yenda Nyagasani nidufasha ibyo gusa. Kavu tumenyana twamenye 2019 nkuko twabivuze mu kiganiro cyatambutse. Mbere ya 2019 naye amatorero waciye mu Rwanda 2019 mbere yaho giye kuva n'urukereza nagiyemo rwo mu Rukari, ubwo nduvamo nzi nahangahe i Kigali nabwo ariho rwimukiye bo itorero nagiyemo kuva nava mu yandi mbere ya 2019 mbere ya covid muri make ni nagiye mu itorero rya mize oya mize ntabwo nigeze njyamo itorero rya nganje mu nganzo nizo niryo torero nagiyemo niryo torero nagiyemo ubwo ndivamo bihindutse njya muri iri ngiri ryabo nanone nta handi hantu ati muri iri ryabo ubwo intore yabyumvise ubwo gemba nabyumvise iri ryabo ubwo iryo avuga indinzi turabakeje cyane turabakunda kandi cyane indinzi reka dusuze Ramfort
Ramfo turagusuhuje MC mwiza, umuyobozi uyobora ubukwe, wedding planner, turagusuhuje n'indinzi zawe nyakugira Imana, komeza wande, komeza utere intambwe rwose, kandi indinzi turabakunda cyane, banasohoye n'indirimbo bafatanyije na Mwafurika, barayibonye ngira ngo kandi nziza cyane, ariko bagira abakobwa beza n'abasore beza cyane, Presa bigenza ate guhitamo. Sharamfo uri umuhanga rwose, udusuhuriza abo bakobwa, je usuriza abakobwa, abahungu bampere Chese wa mugani wa yamvugo, kavunyemerera twongere dusharike ingamba turirimbira abanyarwanda. Indirimbo ufite indirimbo nyinshi cyane, ufite repertoire nyinshi rwose, ukomeze duhitiremo zigeraho zikanye iyo bimbanye, ugeraho ugashaka ukabyibagirwa aho zigeze ntabwo wakwiburira. Abamba nkanda twayiririmbye, niyo twahereyeho abamba nkanda, abamba nkanda twayiririmbye, twaririmbye bene Imana, twaririmbye abagore beza, twaririmbye ni murare, murare na muzana twayiririmbye. Hari ariko indirimbo yitwa umuremure w'umuyange urayizi, isaba cyangwa isaba ko ufite umuntu ukwikiriza, isaba umuntu ubishobora kunyekera. Inyange iraje, inyange ziraje, nayo nuko nayo isaba umuntu uyikiriza. Duhitiremo rero yindi ntacyo bitwaye. Nshaka indi numva ya yitwa Kavuna, no mutarami cyane, hari gihe ziza ari nyinshi ugasanga zirabyigana mu mutwe. Kavuna aririmba muri korali, imikenke myeru iyirubobo nirantonda, indaha nabanje nyamurutira mu kirindiro, nabanje uwarutaganira erega nawe indaha nabanje nyirecumu ryaje rirangamiye kunesha, yarigemye umubeyisha mu gihumbi erega nawe indaha ati ndekera icumu resherejo hunjurira kifitiye amava muhira, indaha ahubwo rero ukunda kuririmba indirimbo z'intwatwa. Kera nizo twakundaga kuririmba cyane kubera ko zananiranaga, nizo wasangaga arizo batwigisha cyane, arizo twitaho. Izindi zose hari igihe bayikwigishaga nk'isagonda imwe ukabura yifashe, cyangwa n'undi wari wese yaririmba, wenda tukayifata turi nk'abantu 5, noneho batwigisha turi nk'abantu 10, nizo z'intwatwa hakavamo nka 2 gusa bonyine mu bantu 10, bakaba ari bazifata. Reka nkubaze, hari izindi ndirimbo cyangwa ubundi bwoko bw'imbyino buruta intwatwa kuryoha? Oya, ntabwo ntabwo bishoboka. Tubwire. Nta bundi bwaziruta. Impamvu kuryoha no ukuntu babitekerezaga mbere zabaga arizo zikoreshwa cyane, none kuba arizo zakoreshwaga cyane bigatuma bazishakira n'amagambo aziryohereza. Noneho ahariho hose urabona aho abantu bari bakomeye bose icyo gihe nizo zakoraga.
urumva ko arizo byatumaga bazishakira amagambo akarishye niba bakamenya niba kanaka ameze gutya na gutya bakashaka amagambo yawe uko uteye n'uko umeze bakakwinjizamo ayo magambo ubwo ngo akaba ari ayawe noneho niyo ndirimbo bakayikwinjizamo ikaba ari iyawe kandi zabaga ari indirimbo zinihuta zibyinwa zihuta zararyoha noneho bagashakamo inziza bakaba ari bashakamo ya magambo yawe bakayashyira kuri iyo ngiyo bakayigira iyawe none ugasanga nizo bitayeho cyane naho izindi zikaba ari kunihura ibintu tushobora kuvuga aka kanya bikaba twabisubiramo kabiri tukaba tubifashe ariko izindi zasabaga ngo niba ku mutware runaka aduhamagaye tuzagenda tuvuga ngo iki niba igihugu runaka kiduhamagaye tuzagenda tugitaka noneho ubwo bikavuga ngo niba ari umutware ubahamagaye bakavuga ati tugiye kumushakira indirimbo nziza ariko turebe n'amagambo turi bumubwire meza kandi tuvuga ngo niwe urimo uyavuga ni ukuvuga ngo n'ubundi intwatwa zizihiraga abatware n'abami cyane niyo mpamvu zabaye akandare cyane niyo mpamvu Kavuna mu kanya twaganiriye tubwira ko nta rindi torero wabayemo uretse Inganje mu Nganzo kandi Inganje mu Nganzo zafutse nko za 2013 muri ibyo bice mbere kutabaga mu matorero hanyuma nyuma ugahitamo kujya mu Inganje mu Nganzo niki cyari cyarakubuje kujya mu matorero waje kujya mu nta yandi matorero najyagamo navuga nari nkiri mu rukererezwa nk'ubwo n'ubwo ngo nategerezaga niba baduhamagaye nkaza gutyo naba bataduhamagaye ubu nkaba ndi muhira urimo kwibariza nkaba nibariza no muri ya mirima yawe nkaba ngenda ntoragura utuntu nk'utwo mu murima ibyo hanyuma se wagiye mu Nganje mu Nganzo urukerereza bimaze gusa nk'ibikendera karimo kuboneka gake twagiye muri Congo Brazzaville muri Bare Nationale noneho tujyana na Josué no kubera ukuntu tugenda dukubagana tukagenda dukubagana noneho ukeye arambwira ati genda ntiyata ariko urabizi ntiyatuzi ko mfite n'itorero nanjye ku ruhande ntirakareka nawe itorero ryawe ryaba riri kubaganye nkawe ubwo nyine tubitangira gutyo turinda tuvayo ubwo twavuye yambwira ati rwose uzambabarira uzaze kudusura ntizaza ubwa mbere ndamubeshya sinajyayo ubwa kabiri ndongera ndamubeshya sinajyayo ubwa gatatu noneho duhurira igitaramo nuko nibwo tuzanye tumaze kuzana ngo turaje tugezeyo ndebye ko babyina ngo nanjye ndabafashije yewe uwo munsi ndanarara natashye bukeye arangira ati rwose ndashaka ko tubana mu itorero shana urabizi ati ndenda kwemereye kuva ubwo nemerane kuva ubwo ngubwo ni nawe umurage w'indinzi nta rindi torero nigeze njya muri indinzi n'ubundi zisa nkaho zakomotse hariya mu Nganje ubundi niho zakomotse mu Nganje mu Nganzo uyu nguyu ni Kavuna ni umutaramyi mwiza cyane ngira ngo mwamubonye mwamukunze yadusangije ku mateka y'intore zabayeho kera yadusangije ku ndirimbo akazajya turirimbira ariko yamara no kuririmba akagira amagambo make avuga kuri iyo ndirimbo ku mateka bamwe muri twe turirimba indirimbo tutazi aho zakomotse cyangwa tutazi icyo zivuga ngira ngo ndibaza ko mwanezerewe bantu muzikunda mukomeze mukurikira Umutagara KTV turabakunda kandi cyane unyemerere turirimba indirimbo imwe dusuze gusa nkaho tugana ku musozo azashaka indi ishake rwose shake numve uhituririmbire nziza cyane ubundi se nta ndirimbo uzwiho cyane ku buryo bavuga bati iyi ni ya Kavuna cyangwa ni ziriya twari itari muri ziriya twaririmba nta izindi ziriya nizo nakundaga kwibandaho cyane n'ubu ngubu niyo nk'ubu iwacu iyo uvuze indirimbo bene Imana ubwo bahita batekereza ko ariya kandi atari igihe wahimbye ariko kubera kuyiririmba cyane ugasanga niyo banga reka dushakire rwose itekereze neza cyane dushimire ariko abantu bari inyuma ya kamera amashusho mubona Honore rwose uri inyuma ya kamera turamukeje cyane turamusuhuje sino era kuri editing udutegurira ibiganiro byiza ariko kandi afatanyije na Honore amafoto meza ngira ngo mujye muyabona bose tugomba kubashimira baba banezerewe twabataramiye bishimye basigaye baramenye guhamiriza umunsi umwe tuzabakubita akantu ka behind the scene inyuma ya kamera ukuntu baba bameze bareba abakobwa n'abari basore babonye ni bitangaza cyane reka iyo ndirimbo tuyiririmbe niba bamaze kuyibona tutaramira abanyarwanda iranga kuza iracanga kuza kandi iri hafi
hari indirimbo nibagiwe nashakaga gusaba, hari indirimbo twajyaga turirimba urumva ya indi irimo gukora ibibindi, irimo dukora ibibindi imwe datarabumba iyi ndirimbo nta kuntu wayituririmbira nayizi inkogoto iyi ndirimbo ndayikunda cyane, reka turirimbe nkumbuye inkogoto, nyamuneka aba arizo tuza kuza gusorezaho. Turabakunda kandi cyane, turashimira Kavuna ko yemeye kuza akadutaramira, ariko kandi turashimira MC Lamfor shebuja w'indenzi cyane. Turabakunda indinzi, mwakagira Imana mwe, murahamiriza neza n'indirimbo yanyu twarayikunze. Abantu bajye kuri YouTube channel yanyu y'indinzi bayikurikire kandi cyane. Tubishimira ko mwatumye Kavuna aza kudusura uyu munsi ku Mutagara KTV, tunabashimira ko namwe mutwemerera ko muzadusura. Reka turirimbe niyo ndirimbo inkogoto. Datarabumba mama we nkumbuye inkogoto, mama kabumba mama we nkumbuye inkogoto, kavumu kacyarwa mama we nkumbuye inkogoto, na Nyiramuhimba mama we nkumbuye inkogoto, nkumbuye inkogoto yari rudakora ingese kabiri dutera nzega, nkumbuye inkogoto na Nyiramuhimba mama we nkumbuye inkogoto, na Nyiramusyori mama we nkumbuye inkogoto, nkumbuye inkogoto yari rudakora ingese kabiri dutera nzega, nkumbuye inkogoto mama we Rwamuhunga ayawe Rwamuhunga we Rwamuhunga ya muhunga itarasa hasi we Rwamuhunga dore yaje yoga inyanja we Rwamuhunga dore amazi amugera mu nda we Rwamuhunga ayiyewe Rwamuhunga ayiyewe Rwamuhunga ayiyewe Rwamuhunga. Izi ndirimbo ni ebyiri zitandukanye cyangwa ni imwe? Ziratandukanye. None se izi ndirimbo ko ziba ngufi ntabwo zumvikanamo ibitero byinshi? Impamvu ukuntu ziba ngufi hari akantu twajyaga dukoramo ako bazanaga Rwamuhunga yabaga yikoreye ibumba, noneho akaza akaritura bakarikata nkumbuye inkogoto bakabumba, noneho ubwo byari n'isegonda imwe wabaga ari umukino. Nubwo wari umukino ubundi ubishatse no kuvuga ngo baturuka Kavumu Kacyarwa, ubwo bavugaga aho bakuye ibumba. Kavumu Kacyarwa, Nyiramusyori, Nyiramuhimba, habaga ari ahantu cyangwa habaga ari abantu? Ahantu bakura inganzo bakura ibumba ngo rikomeye cyane kurusha irindi. Ako kavuga hari indirimbo wigeze uhimba mu matorero wagiye ucamo ku buryo bahimbira indirimbo? Oya, ibyawe byari umuhogo. Iyi mikino ikunda gukorwa nabonye mukina cyane, se yo ntaho wagiraga uruhare yo kuhimba? Uyu nayinyuragamo cyane, nari nyizi. Yakoze cyane. Nyemerere tugushimire ko uyu munsi wemeye kutubera mutumirwa, kandi mu Kinyarwanda baravuga ngo imvura iguye ntisubire bayita cyumya. Ndibwira ko tuzongera tugataramana kandi cyane. Ni ukuri tuzongera. Udusuhuriza abantu b'Imana mushira. Tuzongera ni ukuri, ndabasuhuza bose. Udusuhuriza abantu bo ku Kavumu Kabeza. Ndabasuhuza cyane bose. Udusuhuriza abantu bo hakurya iriya mu Gatagara. Ikimana cya Nyiranzage hariya. Ikimana hariya, ndabasuhuza bose. Badusuhurize. Bose ndabasuhuza. Hakurya hariya kuri ya misozi hariya ni Kavumu, urabona Kavumu Kacyarwa. Hakurya y'iwanyu hariya za Mushirarungu, za Mwendo. Kavumu ka Mwendo. Kavumu Kacyarwa. Kavumu ka Mwendo harya buri akabaye. Ni Kacyarwa ni hakurya Mushirarungu. Mwakoze cyane. Nitwa Kamanzi nkabaruzira amakengo rwa Mugenza. Ngira ngo mwabonye ko twataramanye uyu munsi kandi mwakoze kudukurikira. Turabakunda, tuzahora tubakunda. Nakagaruka. Murakagira Imana, murakagira inka, murakagira abantu, murakagira u Rwanda n'amafaranga. Murabeho.